baby ko kurazifite uranyitiranye ubu byose ndi nabyo gusa nikiza ko atacyo gihe cyiza cyo kubikwereka banza utigure performance yawe kuri bonane ingufu ni zose imbaraga nazo ni nyinshi mwa repetition amanywa nijoro gitekerezo nawe arishimye impapuro zarasinwe nubwo ntazi ibyo ari byanditseho ni nyuma ya repetition gitekerezo azaho narindi aranyegera unafite byinshi ashaka kumbwira ndatuza ngo mwumve gusa nyuma y'ejo ni bonane amatike y'igitaramo yabaye sold out mbega amahirwe tugiye gusozanya umwaka numvaga nifuza kongera kugusaba imbabazi twicaye ahantu hatuje JB ngo yifuza kunsaba imbabazi koko ya ndabyifuza kandi twicaye ahantu heza kandi hatuje JB ngiye rero kuko babarira biri kuri kuko wankize mu rukundo na Gerard ntabiteganya maze kumubonamo byinshi byiza uramwica icyo kintu cyatuma nakubabarira cyakoze ntago nzagusuzugura ku bwa business none se mfashe umwanya ngasaba imbabazi Gerard bwo wambabarira uzi kugira ngo uzimusabe ndashaka ko tujyana kumvayo hari amagambo nzakwandikira ukayasomerayo umusaba imbabazi nta magambo nari mfite nagira ngo mushyiraho amananiza gusa anyway nari nibagiye kugushimira ko wafashe papa Hugor ukamuhisha ibyo yarwaniriye kuva kera wowe nta kibazo ufite impano uzatungwa nayo ariko we nta kintu yari asigaranye kandi yarakureze ikibazo nuko atabinsabye ku neza agashaka kuzana iterabwoba anyway nshaka kubaza ikintu ngaho mbazi kandi umbwize ukuri papa koko yicaye muri famiye yanyu mwamujije iki no baby nago yiciye iwacu ibyo barakubeshya wibuka igihe wari dusanze na Gerard mu ishyamba hari amagambo wavuze no nago nari nkomeje n'ukuri icyo wanze kukinsubiza reka nkubaze ikindi kubera iki rimwe ugaragara nk'umuntu mwiza ubundi ugahita uhinduka nk'igicu iki ntabwo ari igihe cyo kubivugaho gusezeranyije ko nzabikubwiraho muri after party ya concert kuri bonane promise yeah I promise ni mu gitondo kibanziriza bonane ndi mu rugo telefone iri gusona hello oya ntago nakumenye wow Jimmy amakuru y'imyaka myinshi ni ukuri ko Imana urantunguye none amakuru numvise yose niyo cyabura kubeshyera ayahe makuru umwana wanjye ari Jimmy please dukeneye kuvugana kuko nyuma ya cyagiye naciye muri byinshi cyane byinshi bibabaje kandi wenda uzanyumva gusa umwana we okay ejo nzaza muri concert yawe nshaka kuzamerekeza tukajyana kuri gereza gusura Heavy byose tuzabivuga sibyo ndagerageza nshaka utunungurira ako kana ndebe ko wenda kamenya ko ndisi mbwira harya nagakoga cyangwa nagahungu ikibazo cya Jimmy cyaranshanze mbura icyo mvuga amarira arashoka ahita abyumva ko ndi kurira none se kurize Jimmy I'm sorry reka tubonane ejo kubera ko ari ku munsi wa concert sinzi neza niba bizakunda ariko wenda ku munsi ukurikiraho wo ntaribe ibibazo by'umwana nanjye naza ahari byatangiye kumbana byinshi gusa numvaga mfite amashyushyu yo kongera kubona Jimmy tica wanjye y'ibihe byose witondaga ariko icyanze rinda kikamugusha mu mutego bibuka ko ntazi niba umwana ari uwa papa Hugor kuko bose twaryamaniye umunsi umwe gusa papa Hugor bwanishaga umutwe yavugaga ko azamuza n'umwana wacu ubwo rero nanjye sinzi ikindi kintu sinzi niba na be wanjye Gerard azi ko nabyaye nkibwa umwana sinigeze mbimubwiraho
ariko uko biri kose niba yakoranaga na ba JB.24 na papa Hugor buriya arabizi. Apu reka nitegure performance ndebe ko byakongera ibyishimo byanjye n'abafana. Icyo nizeye ni uko baby wanjye Gerard ari mu kazi, nta cyamuhungabanya. Ibyo kujya ku mva ya Gerard byarapfuye, gahunda nari mfite zari nyinshi. Ni ku wa gatanu nimugoroba, umunsi ubanziriza bonane, byose ndi kubikoraho concert iri bubere. Ubwo ni kuri 31 i Kigali harashyushye, ariko ngiye ndumva afite akantu k'ubwoba. Performance yari mu ijoro rya tariki 31, ariko umwaka wari gutangira. Miss Hero Evi cyangwa umwiterinda ari uri kuri stage. Ndahantu ndi kumwe n'umuntu unkorera imisatsi, gusa ku ibanga rikomeye ni nawe ugomba gushyira udukamera dutoya ahantu hose nari guca, ahantu hose ashobora kuva ikimuhungabanya. Abikora neza cyane. Ahasigaza aho narindi atangira gukora imisatsi. Mu kanya nk'ako guhumbya JB.24 nawe barinjiye. Mbona afite umujinya, afata wa mutipe wankoreraga imisatsi amutunga imbunda. Wakigoryiwe kuki wanyihishemo? Nakoze iki se boss? Ubwoba bwahise bunaha. Nibura yamenye ko yatumwe na Gerard gushyira udukamera ahantu hose. Nta cyizere na kimwe ko iyo performance iri busodwe amahoro pe. JB uri kuvuga iki? Ko mbona urakaye ukanabikura imbunda mu ruhame. Uragira ngo polisi zigufate zigushinza gutunga imbunda kandi bitemewe? No Evi, ingegera ishobora kuba ifite umugambi mubisha. Yahise ahamagara ba batipe. Abasa uyu muginga mu mujyane, ibyo tuzabivugana ejo nyuma ya concert, ariko ntazanyira walaye. Umutipe baramutambikanye. Mbura uko mvugisha Gerard ngo wenda ahindure uburyo yari gukoresha mu kuncungira umutekano. Amazi yari arenze inkombe, gusa Gerard nawe ndamwizera ntajya ahubuka. Evi, hari akagabo ngo gashaka kuvugisha. Uwo ni JB.24. Ni muntu ki se kandi? Karimo kariyita papa w'umwana wawe. Nahise menya ko ari Jimmy. Mubwira za nsuhuze nta kibazo, ariko turavugana neza nyuma ya concert. Jimmy yarinjiye. Oh my god, aracyari wa wundi. Nkukubise amaso umita nibuka byose. Impumure ye, igihe namugushaga mu mutego, yari yanze kumvamo. Ahagarara akanya ndeba, ubona afite ubwuzu. Disi yari afite igikapu gisa nk'ikirimo ibintu by'ubupupa. Nahise nibuka ko ashaka kuzana gift umwana we. Numva agahinda karanyishe. Mu kureba na bya bindi by'abakumburanye cya JB.24 cyahise kimwuhura. Umva wakagabo, nta mwanya dufite wo gukina za Romeo na Juliet. Wituvangira akazi. Abasa musora ku kagabo, amaguru ibirere. Jima abasore ba JB.24 baramawangatanye. Numva birambabaje. Nshaka kumwirukaho ariko mbona ntibishoboka. Nkuramo phone nandika message. Sorry Jimmy, isi y'ubwamamare nuko imera. Ihangane tubonana nyuma ya concert muri after party. Ndohereza. Ubundi muntu umfasha ku misatsi nawe yahageze. Ari nako n'imyenda yanjye ya stage nayo yahageze. Mbibutse ko kuri stage nkuramo bya byenda byanjye nkigira ayest. Evi, itegure neza, amasaha ari kwegereza. Anyway, urabizi ko ahantu after party yari bubere hahindutse? No, ko ntabyo mwambwiye se. Hahindutse turakorera muri club yitwa XXX. Yavuze XXX, mpita nibuka Uncle G. Oh my god. Ko mbona abantu barabuze mu buzima bwanjye bari kuzira rimwe. Uncle G, wasanga nawe araba ari muri iyo concert. Ndamuzi ni umunyamanyanga. Ashobora kuba ariwe wabemeje ko bagomba gukorera muri club ye. Gusa none naramukekaga mu bantu banyibiye umwana. Niba mwibuka neza, muribuka ko nasinze ngashiduka ndahantu nazi. Ifoto ya wa murasa nabonye n'abafunze yanze kumvamo. Uko biri kose bagarutse mu buzima bwanjye tu. Birabe byane biba amaraso.
Mbere y'igitaramo nahamagaye nimero ya dogiteri ngo mbaye update ko after party yahindutse ndaheba. Gerard wapi? Umutekano wanjye sinari nkwizeye pe. Ese bafashwe? Ese kuki Big karabankuriraga imisatsi dekire yamutambikanye? Uko biri kose hari ikiri kujya mbere ngiye ntazi tu. Nta kindi nari gukora ko ari ugutegereza uko biri burangire. Isaha yaregereje, igitaramo ndi tayari. Uduhanzi twa fake tubanza stage. Y'amano Bwiza, umukuru wabonetse yari Bruce Melody. Ariko nyine nk'uko mubizi igihangange ni Eve, nicyo cyagombaga gushyiraho akadomo. Stage naratatse, performance yari hoti nk'uko bisanzwe, umufana yiterera hejuru, nanjye si ugusara ndasizora, mbese byari show. Ndi hafi kuririmba indirimbo yitwa Last Brief, bibutse ko yayindi dogiteri yakundaga, akuka kanyuma. Amatara yose barazimya, igisikini cyari kindi inyuma kiraka. Mbona ifoto y'umugabo ufite pistoli afite umwana w'imyaka 3 ayimufatiyeho. Mu maspika numva bitangiye kuvuga. Oh my god, uwo mugabo ni papa Hugor. Mbere ko tureba performance nziza nabateguriye, dore ubusobanuro bw'indirimbo. Umukobwa Linda yabeshye se w'umwana, amubeshya ko yasinye ibipapuro, kumbe barabihinduye, barabyiba bamuzanira ibya fake. Rero nk'igihembo cy'uko yambeshye, umwana we twabyaranye mufatiyeho pistoli. Nadakora ibyo yansezeranyije, uyu nawe urabura umwuka wa nyuma kuri uyu mwana. Message yangezeho neza nk'uko yanditse. Disa akana kanjye kuri video nabonye dusa, ubwoba bwaranyije, ndatitira. Nibuke ko abafana nta n'umwe izina rya Linda, bose bazi Eve, uretse Jimmy niwe wenyine wamenye ibyari byo. Gusa nawe Dekira yari yamusohoye ikibuno mu maguru, sinzi niba yari muri sale. Ndapfuye noneho, nk'upapa Hugor anyiciye umwana koko. Nitwa 12, dure muri episode ya 25. Naho ubutaha Imana ibarinde.